Ingabo z'u Burundi zatangiye kuvanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Burundi bwatangiye gukura ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko zisumbirijwe na M23. N'amakuru yemejwe na bamwe mu basirikare b'u Burundi na bamwe mu bayobozi b'umuryango w'abibumbye cyangwa se Loni, nk'uko leta yabitangaje. Uwatanze amakuru yavuze ko zinyuze ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi, aho ni Bukavu, mwese nyango murabizi. Ingabo z'u Burundi ziri kuvanwa muri Kongo, amakamyo menshi yuzuye abasirikare yageze mu gihugu kuva ejo rwose. Amakamyo menshi ashoboka rwose, nk'uko yari yarabazanye, yongeye kwinjira muri Kongo aje gucyura abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bamanitse amaboko, baravuga bati rwose M23 idukubise inshuro, ati icyatuzanye turabona tunaniye. U Burundi buri gufasha Kongo kurwanya umutwe wa M23. M23 irimo kurwana iharanira uburenganzira bw'abanyekongo. M23 ikomeje ibikorwa byo kubohora abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo kugeza ubu ngubu umurundi icyamujyanye Kongo rwose gishobora kuba kigeze ku iherezo ryacyo. Ntago tuzi nimba ari tekinike mu bya gisirikare, wenda bakaba bagombye gusubira inyuma, wenda ngo bongere bisuganye bazatake neza, cyangwa se bakaba bamanitse amaboko burundu nk'uko babitangaje. Bamwe rwose bavuze bati nyamuneka bariya saba turwana nabo n'abandi koko ni intare za Sarambwe. Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Kongo. Andi makuru twaguhereza nuko duhereye kuri ibi ngibi, ibintu byari byihutirwa, ariko muri Kongo ubu byakomeje kuba ibindi. Hari umuhanuzi w'umudamu ukunda guhanura Kongo cyane, n'umuhanuzi mu bahanuzi bamwe bakomeye cyane muri kiriya gihugu cya Kongo, aho akunze guhanura ibintu bikava, ndetse buri gihe rwose icyahanuye we ntago kijya kibura kuba. Muri 2019 Tshisekedi kimara kujya ku butegetsi, baramubajije ati tubwire ubutegetsi bwa Tshisekedi bumeze bite mu buhanuzi bwawe? Iwe arababwira ati jyewe sinjya manura ibyo Uwiteka Imana itambwiye, ibyo mbwiye nibyo nza nanjye nkababwira. Mutegereze n'igihe kimbwira, ubwo nanjye nzazagire icyo mbatangariza. Ntabwo byaciye kabiri rero Uwiteka yaje guhanurira uwo mudamu, nawe ahanurira abanyekongo muri rusange. Umva ukuntu yivugiye akoresha iringara. Yaravuze ati igihugu cya Kongo gihuye n'ibibazo cyane. Ubwo ni igihe Joseph Kabila yamaze kuva ku butegetsi, Tshisekedi amaze kujyaho. Yaravuze ati, uwo muhanuzi yaravuze ati ubuhanuzi buravuga ko Kongo ihuye n'ibibazo, Kongo ihuye n'amasaganya rwose, ntago izigera ijya ku murongo mu gihe uyu muperezida ugiyeho ari we ufashe ubutegetsi. Yakomeje avuga ati uyu ntago ari w'Imana yari yahisemo, ku mugambi w'Imana ntago Tshisekedi bagombaga kuba perezida wa Kongo. Yakomeje avuga ati kuva uyu mugabo afashe ubutegetsi, Kongo ntago rwose iteze kugira amahoro rwose, ati uyu aje kurimbura Kongo. Arongera aravuga ati
uyu muperezida ugiyeho we igihe azajya apanga ibintu ntago bizajya bicamo, igihe cyose azajya yifuza gukora ibintu bizajya rwose bimurusha imbaraga. Arongera avuga ikindi kintu gikomeye cyane, ari nacyo tugiye gukomerezaho. Mbere y'uko tugikomeza ariko tuributsa abantu mwakoze subscribe rwose ko muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'abagabo cyane, ariko n'abatarayikora twizere yuko gahoro gahoro muzakora subscribe. Rero bibaye byiza wakanda aho ngaho hasi handitse subscribe, tukazajya tubana umunsi ku munsi. Dukomeje rero ibyo mudamu yavuze ku kintu gikomeye cyane twazigiye kuvuga. Yaravuze ati uyu muperezida ugiyeho Tshisekedi ntago ibibazo bya Kongo biri ku bushobozi bwe, birenze ubwenge bwe, kuko uko mbona ubwenge bwe aho bugarukiye bitandukanye n'ibibazo Kongo ifite. Yakomeje agira ati Kongo mu gihe uyu muperezida atafashe umwanzuro ngo ave mu byo agiyemo nta mahoro Kongo izagira. Ngaye nguko rero ibya Kongo bikomeje kuba agaterera nzamba, ariko ari nako M23 yo ikomeje kuavansa rwose, igenda ifata ahantu hatandukanye, igarurira abaturage icyizere ubu Kongo. Aho M23 iciye hose urabona ko abaturage bafite akanyamuneza. Aha ngaha twakubwira yuko imaze noneho kwigarurira ahantu henshi hatandukanye, ari naho ejo FRDC yo ubuyobozi bwa Kongo bwitangarije ko Bukavu yamaze gufatwa na M23. M23 mu bigaragara irashaka kuzamuka Katanga, ikareba ko hari ikintu yakora. Yes ari nayo makuru nayo tuzaza kuyabavira imuzini muzingo ibindi bice M23 yifuza kuba ya kwigarurira. My name is Turatsinze wawe. Reka tugaruke, nyamuneka umuntu arakora subscribe, kandaho kuri subscribe aho ngaho ufunguye n'akazogera kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Yes, Uwiteka akomeze kubahira mu byo mukora byose, ibi byo mwifuza Uwiteka akomeze kwibahira mu mugisha. Murakoze cyane, njye ndi Turatsinze wawe. Reka tugaruke.